ni umunsi utandukanye n'indi minsi. Zopayasi kamanda ni umunsi, haleluya, ndabararikira kugira ngo hatagira umuntu n'umwe uzacikwa iyi mesaje nahawe n'Imana kugira ngo nyibagezeho. Haleluya, haleluya. Imana yarambwiye ngo abantu bakunda kwitiranya iminsi, bakavuga ngo iminsi yose ni kimwe yo gusenga, bakavuga ngo twasenga ku wa mbere ni umunsi, twasenga ku cyumweru ni umunsi, twasenga ku wa gatatu ni umunsi, twasenga ku wa gatanu ni umunsi. Aho ngaho murabizi neza, twasenga ku isabato ni umunsi wo gusenga. Muri make iyo tugeze ku isabato ho buri wese yumva ngo ni abadive basenga ku isabato. Rero nshaka kubakura mu rujijo nkababwira yuko ku isabato cyangwa ku cyumweru cyangwa ku wa gatanu cyangwa n'indi minsi yose abantu bishiriraho ngo niyo gusenga, nshaka kubabwira umunsi nyawo nahawe n'Imana ikabwira ngo nzaze mbabwire. Rero abantu mwese mudukurikirana, n'Imana ivuga ibintu bitariho ivumbi, amakuru afatika. Rero nkimara kwizera Imana, nkimara gukurikiza ibyo yambwiye, imbwira ngo njye mpindure nsenge ku isabato, ubwo nasengaga ku cyumweru nkahindura, ikantegeka ko ngomba kubibwira n'abandi buri umwe uwo ari we wese. Rero niyo mpamvu mvuze ngo nje kubabwira ngo musenge ku isabato. Nababwiraga ngo iwacu ho ntago turi nk'abadive nyine bisanzwe uko abadive basenga. Twe dusenga nk'abarokore, dusenga ku isabato, ariko twemera Mwuka Wera, twemera impano z'umwuka, nta muntu duheza. Muri make ni uko nguko. Nababwiye ngo itorero ryacu ryitwa PTCI cyangwa se mu magambo arambuye The Party of True Church International. Rero bivuze ngo muhawe ikaze, murararitswe mwese nshuti bavandimwe, aho muri buri wese uzakurikirana iki kiganiro akabasha kubibona. Nzi neza ntashidikanya yuko muzabwire n'abandi. Dukeneye kumenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Narindi mbabwira ngo isabato ni iy'Imana, yarayejeje iha umugisha, idutegeka ko natwe tugomba kuyigenderamo, tukaruhuka, tugasenga, tukayubaha, hanyuma ikaduha umugisha yuko twejeje umunsi w'isabato. Ikatubuza ngo ntihakagire umuntu wikorera imitwaro, ntihakagire umuntu ujya kugira ibyo akora ku isabato, ahubwo umunsi w'isabato ube uwo kuruhuka no kuyisenga. Dusenga Imana, tureke gusenga umunsi wazanwe n'abantu, cyangwa se dusenga ibigirwamana, reka mbyite gutyo. Ubundi ibintu bitazanwe n'Imana, bitashyizweho n'Imana, biba byarashyizweho n'abantu tukabyimika, icyo gihe tuba twimitse ibigirwamana muri twebwe. Rero hari ibintu mutunda ku isabato, ntimuzagire ibintu mwikorera, ntimuzajye gusenya inkwi, ntimuzagire ikintu na kimwe mukora. Ni umunsi wo kuruhuka, mukaruhuka mugasenga Imana, ibintu byose bigahagarara. Niba wacuruzaga ntujye gucuruza ku isabato, ahubwo niba wacuruzaga ku cyumweru, bambe waruhukaga ku cyumweru ngo niwo munsi wo kuruhuka, aho ngaho warabicuritse. Jya uruhuka ku isabato, hanyuma ku cyumweru ugende ucuruze, kuko niwo munsi w'akazi, kuko ni uwa mbere w'isabato. Ni umunsi w'akazi, ntabwo ari wo munsi abantu baruhukaho, dore ko abantu benshi baruhuka ku cyumweru ngo niwo munsi wo kuruhuka. Ndababwiza ukuri yuko uriya munsi wo ku cyumweru ni umunsi washyizweho n'abantu, ntabwo ari Imana yawushyizeho. Ikigeretse kuri ibyo, muzasome na Bibiliya, muzambwira, muzakore wenda research, murebe niba hari umunsi wo ku cyumweru uri muri Bibiliya ngo tuzasenge ku cyumweru cyangwa se ku wa mbere w'isabato. Muzambwire. Abarokore bakunda kwitwaza ngo ni umunsi ngo Yesu yazutseho.
ngo niyo mpamvu ngo baba basenga ngo ku izuka rya Yesu, muri make ngo ni izuka rya Yesu. Abagatulika bo nyine barawusenga nabo, niba ariko babyizera simbizi. Ibyo bizera bo urabyumva ni amacenga, si ngombwa kubivugira kuri kamera, ariko nabo bafite uko babyizera, uko basenga, bafite ibyo basenga bindi bigiye bitandukanye. Si ngombwa ngo njye kubivuga, ariko ngira ngo ntawe utabizi. Niba warasengeye mu bagatulike, hari ibyo bizihiza, hari ibyo batagatifuza, hari ibyo bikubita imbere, hari ibiki, muri make hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wenda umuntu ashobora kwibaza ati ese Dr Apostle Nkundabose Happy wasengeraga he? Nasengeraga ahantu bita Kimihurura, yego, mu mudugudu wa Kimicanga, paruwasi yari Kimihurura, yego, paruwasi yari Kimihurura. Hari umudugudu wa Kimihurura, hakabaho na paruwasi ya Kimihurura, hakabaho n'umudugudu wa Kimicanga, hakabaho n'umudugudu wa Rwintare. Urumva ni imidugudu itatu, nubwo idahuje, umudugudu wa Rwintare usenga ukwawo, ariko iyo midugudu uko ari ibiri, umudugudu wa Kimihurura n'umudugudu wa Kimicanga, bo basengera ku rusengero rumwe. Aho rero niho nasengeraga nanjye, nsenga ku cyumweru. Imana iduhana umugisha, ubwo mwabyumvise cyane. Hanyuma nanjye nasengaga ku cyumweru nk'abandi bose, ariko Imana iza kumpishurira irambwira ati mwana wanjye, uwo munsi si uwo munsi nashizeho gusengerwamo, dore ko nanjye nabyemeraga nkumva ko ku cyumweru ari wo munsi nyawo, nk'uko n'abandi bose babyumva. Umuntu ababwira ngo isabato, bakavuga ati umuntu usenga ku isabato ni umudive. Buri umwe wese ubyumvise, iyo umubwiye ngo nsenga ku isabato, arakubwira ati uri umudive. Ibyo rero ni ibintu bizwi na buri wese, si ibintu byo kuvuga ngo umuntu arakekeranya cyangwa se Happy turabasuhuje. Reka mbabwire ngo mumukurikirane kandi mukurikirane n'ibiganiro bye, arababwira ukuri kuzuye 100%. Abakeneye gusengerwa nabo arabasengera, bafite ibyifuzo bitandukanye birasubizwa, abakeneye ubuhanuzi nabo arabahanurira, abarwaye indwara zitandukanye zirakira, imirimo n'ibitangaza birakoreka kwa Dr Apostle Nkundabose Happy. Nimucikwe rero, turabararitse aho muri hose mu mahanga, yaba mu bihugu bitandukanye. Dr Apostle Nkundabose Happy ahamagawe nk'intumwa y'Imana kugira ngo abafashe mu gihe nk'iki ngiki, nk'uko Eliya yahamagawe kugarura ubwoko bw'Imana ubwo bwari bwarayobye buyobera ku bigirwamana. Rero nawe ahamagawe nka Eliya mu gihe nk'iki ngiki ngo acungure ubwoko bw'Imana. Ni karibu rero, nimucikwe, ahari ku bwanyu. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Dr Apostle Nkundabose Happy aho muherereye hose, turabakunda cyane, muraba agaciro, kandi ni ukuri mugumye mudukurikirane. Ndabasabiye umugisha kuri buri muntu wese ugumya kudukurikirana aho ari hose, vuga ngo amahoro n'imigisha bigume kubomaho, kandi ni ukuri ikiganza cy'Uwiteka kigumye kibarambukire. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi utandukanye n'indi minsi. Zopayasi kamanda, ni umunsi haleluya. Ndabararikira kugira ngo hatagira umuntu n'umwe uzacikwa iyi mesaje nahawe n'Imana kugira ngo nyibagezeho. Haleluya, haleluya. Imana yarambwiye ngo abantu bakunda kwitiranya iminsi, bakavuga ngo iminsi yose ni kimwe yo gusenga, bakavuga ngo twasenga ku wa mbere ni umunsi, twasenga ku cyumweru ni umunsi, twasenga ku wa gatatu ni umunsi, twasenga ku wa gatanu ni umunsi. Aho ngaho murabizi neza, twasenga ku isabato ni umunsi wo gusenga,
muri make iyo tugeze ku isabato ho buri wese yumva ngo ni abadive basenga ku isabato. Rero nshaka kubakura mu rujijo nkababwira yuko ku isabato cyangwa ku cyumweru cyangwa kwa gatanu cyangwa n'indi minsi yose abantu bishiriraho ngo niyo gusenga, nshaka kubabwira umunsi nyawo nahawe n'Imana ikabwira ngo nzaze mbabwire. Rero abantu mwese mudukurikirana, ndahamya neza ntashidikanya yuko muri buze gusobanukirwa, hanyuma mukamenya neza umunsi nyawo w'ukuri. Kugira ngo byumvikane neza ndaza no gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana turi buze kurisoma kugira ngo ridufashe gusobanukirwa ba bandi babyitiranyaga. Nararihawe, Imana yampaye iyerekwa, ariko hanyuma bijyanye n'ijambo kugira ngo buriya ubuhanuzi butavangiye cyangwa se ubuhanuzi nyabwo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni ijambo dukura muri Bibiliya, niryo rifite ubuzima buzima. Umuhanuzi ashobora kwerekwa akagira ibyo yongeraho, cyangwa se yaba yumvishe n'ijwi cyangwa yahanuye akagira ibyo yishiriraho byiwe, ariko ijambo ryo ntago ribera. Iyo ari ijambo riba ari ijambo, kandi buriya n'umuhanuzi wahawe kumva ijwi ntabwo akunda kuvangirwa nk'umuntu wenda waba warahawe iyerekwa risanzwe kureba videwo, kubera ko n'umuntu yibona videwo akenshi na kenshi ntibakunda kumenya ubusobanuro. Ahita abaza Imana akayibwira ngo ese iri yerekwa rishatse kuvuga iki? Ndavuga kuberekwa, kubaterekwaho ntimwabyumva, ariko reka mvuge ngo n'aberekwa inzozi nabo babaho. Abarota inzozi bakagira gutya ntibamenye ubusobanuro bwazo, bakibaza batese ni ibiki twarose. Abo nabo Imana yatugiriye ubuntu bwo kuduha impano zigiye zitandukanye. Abo nabo ndabafasha nkabasobanurira. Hari inzozi warose ukaziyoberwa, hanyuma nkazigusobanurira, dore ko benshi ntabyo baba basobanukiwe. Imana ishimwe. Rero ntabatindiye, reka mbasomere iri jambo nahawe n'Imana, hanyuma nanjye uko nitiranyaga iyi minsi nkisenga ku cyumweru, ndaza kubabwira umunsi w'icyumweru ese bimeze bite. Nkisenga ku cyumweru ntaramenya ngo umunsi w'isabato utandukanye n'indi minsi. Haleluya. Nanjye nasengaga ku cyumweru, nasengeraga muri ADEPR. Wenda umuntu ashobora kwibaza ati ese Dr. Apostle Nkundabose Happy wasengeraga he? Nasengeraga ahantu bita Kimihurura, yego, mu mudugudu wa Kimicanga, paruwasi yari Kimihurura, yego, paruwasi yari Kimihurura. Hari umudugudu wa Kimihurura, hakabaho na paruwasi ya Kimihurura, hakabaho n'umudugudu wa Kimicanga, hakabaho n'umudugudu wa Rwintare. Urumva ni imidugudu itatu, nubwo idahuje, umudugudu wa Rwintare usenga ukwawo, ariko iyo midugudu uko ari ibiri, umudugudu wa Kimihurura n'umudugudu wa Kimicanga, bo basengera ku rusengero rumwe. Aho rero niho nasengeraga nanjye nsenga ku cyumweru. Imana iduhana umugisha. Ubwo mwabyumvise cyane. Hanyuma nanjye nasengaga ku cyumweru nk'abandi bose, ariko Imana iza kumpishurira irambwira ati mwana wanjye,
Uwo munsi si uwo munsi nashizeho wo gusengerwamo, dore ko nanjye nabyemeraga nkumva ko ku cyumweru ari wo munsi nyawo, nk'uko n'abandi bose babyumva. Umuntu ababwira ngo isabato bakavuga ati umuntu usenga ku isabato ni umudive. Buri umwe wese ubyumvise, iyo umubwiye ngo nsenga ku isabato arakubwira ati uri umudive. Ibyo rero ni ibintu bizwi na buri wese, si ibintu byo kuvuga ngo umuntu arakekeranya cyangwa se aribazaho, ni ibintu bizwi. Buri wese ubwiye ngo nsenga ku isabato cyangwa se kwa gatandatu uko babibara, yego twe tubara ko ku isabato ari umunsi wa karindwi, ariko abandi bakabara ko ngo ku isabato ari umunsi nyine wo kuwa gatandatu, ariko twewe icyumweru tuvuga ko ari uwa mbere w'isabato, ndetse na Bibiliya niko ivuga, ariko Imana yivugiye. Ndababwiza ukuri yuko muri iyi Bibiliya yera y'abarokore, atari korowani cyangwa se n'ibindi bitabo bitandukanye bagiye biyandikira abantu, ndavuga Bibiliya yera y'abarokore, nta hantu handitse icyo bita icyumweru, ahubwo handitse isabato. Ariyo mpamvu n'Imana yabimpaye kugira ngo nzabibasobanurire nk'uko nabisobanukiwe. Kandi ikigeretse kuri ibyo, iyo umuntu yahinduye akagendera mu murongo Imana ishaka cyangwa mu byo yashizeho, iguha umugisha. Rero ushobora kuvuga ati uwo mugisha nshobora kuwubona gute? Ninsoma ijambo nahawe, uri buze kubyumva ubisobanukirwe cyane kurushaho. Imana ishimwe kandi iduhane umugisha. Ijambo rya mbere rero turarisoma mu Kuva, rero iryo jambo ngiye kubasomera riri mu Kuva ibice 20. Titire y'amagambo iravuga yatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Haleluya. Twongere dusubiremo. Titire y'amagambo iravuga ngo Imana ibwira Abayisiraheli amategeko 10. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Umurongo wa 8 turageza ku murongo wa 11. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Aho ngaho ndagira ngo uhumve cyane umurongo wa 14, wa 11, ngo kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Amen, amen. Tugiye gusoma no muri Yeremiya. Turasoma titire y'amagambo ku bice 17, niho turi busome, hanyuma turahera ku murongo wa 19 tugeze kuri 26. Turaza kugera kuri 27. Yego.
titire y'amagambo iravuga ngo ibyerekeye kweza isabato. Uku niko Uwiteka yambwiye ati genda uhagarare ku irembo rya rubanda, aho abami b'Ubuyuda binjirira n'aho basohokera, no mu marembo yose y'i Yerusalemu, ubabwire uti nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bami b'Ubuyuda mwe, n'ab'Ubuyuda mwese, n'abatuye i Yerusalemu mwese, abanyura muri ayo marembo. Uku niko Uwiteka avuga ati mwirinde kwikorera umutwaro ku munsi w'isabato, haba no kuwucisha mu marembo y'i Yerusalemu. Ntimugasohore umutwaro wo mu mazu yanyu kuri uwo munsi, kandi ntimukagire umurimo wose mukoramo, ahubwo mujye mweza umunsi w'isabato nk'uko nabitegetse ba sogokuruza. Ariko ntibarakumvira, haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amajosi kugira ngo batumvira, haba no kwemera kwigishwa. Umurongo wa 24. Uwiteka aravuga ngo nuko nimunyumvana umwete, ntimugire umutwaro mucisha mu marembo y'uyu murwa ku munsi w'isabato, ahubwo mukaweza, ntimugire umurimo muwukoraho, nibwo abami b'ibikomangoma bari ku ngoma ya Dawidi bazinjira muri uyu murwa, bari ku magare y'intambara no ku mafarashi, bo n'ibikomangoma byabo, n'abantu b'i Buyuda n'abaturage b'i Yerusalemu. Kandi uyu murwa uzahoraho iteka, kandi bazaturuka mu midugudu y'i Buyuda n'ahakikije i Yerusalemu hose, no mu gihugu cy'Ababenjamini, no mu bibaya mu kuva bivuga ko tugomba kweza umunsi w'isabato. Hanyuma mbasomera no muri Yeremiya kugira ngo mubashe gusobanukirwa n'ayo magambo Uwiteka yampaye mu bitabo bibiri avuga ku isabato. Ariko mwibuke yuko isabato yagumye kuba isabato no mu Bayuda, barayikomeza biba intambara. Muri make barayubahaga, reka mbivuge gutyo, kugeza ubwo Yesu yakijije n'umuntu bakavuga bati ni gute ukiza umuntu ku isabato? Muri make isabato bari barayifashe barayimika, bayihindura nk'ikintu kidasanzwe, bayiha agaciro, barayizamura, bayishyira kuri levo idasanzwe. Mwibuke Yesu yasengaga ku isabato, yego. Hanyuma ubwo ndimo mvuga isabato, mwibuke nta hantu handitse ngo Yesu yasenze ku wa mbere w'isabato cyangwa se ku cyumweru. Abantu bavuga, abarokore bo bakunda kutubeshya, dore mbivuge gutya, bagendera ngo gusenga ku isabato nk'uko bambaye gusenga ngo ku wa mbere w'isabato, nk'uko nanjye nabigenderagamo ntarahishurirwa Imana yampaye ikansobanurira ngo ngomba guhindura nkava ku cyumweru nkajya ku isabato, kuko nanjye numvaga ko isabato ari iy'abadive nk'uko abandi babyemera babyizera, nanjye niko nabyumvaga, nkumva ko ku cyumweru ari wo munsi usanzwe wo gusengerwamo. Ariko Imana iza kunsobanurira, irambwira ati mwana wanjye warayobye, reka mbivuge gutyo, warayobye, garukira aho ngaho, ngarukira aho ngaho. Ndavuga ni nanjye nta wundi munsi ngomba gusengeramo. Hanyuma umunsi nahinduye nkavuga ngo ngiye gusenga ku munsi w'isabato nk'uko Imana yabintegetse,
ikambwira ngo uzabibwire n'abandi. Nahise mbona impinduka ku buzima bwanjye, mbona wa munsi koko ni uw'umugisha, mbona ni umunsi udasanzwe, mbona ni umunsi utandukanye n'indi minsi. Uko ngewe nabyizeraga cyangwa nabyemeraga nk'uko nawe ubu ngubu ubyemera cyangwa ubyizera, reka nkubwire ngo garukira aho ngaho. Niba wasengaga ku cyumweru barakubeshya. Yego, niba wasengaga ku wa gatanu, mu bisilamu nibo basenga ku wa gatanu, baragushuka barakubeshya, uwo si umunsi wo gusengerwamo. Abadive nabo sinjye kubabwira ngo baze dusengane, basanzwe bubahiriza uwo munsi w'isabato, baranabizi cyane, babimazemo n'igihe. Ariko icyo nsaba, ndasaba kugira ngo bemere Mwuka Wera, bawuhe umwanya, bawumvire, hanyuma bemere ko Imana ivuga kuko yaremye umunwa iravuga, bemere ko Imana ibona, yaremye amaso nk'uko natwe tureba nayo irareba, bemere ko Imana rapifo morajeze, Imana ifite kumva nk'uko natwe twumva iyo umuntu avuze. Ego, mbega Imana ingingo zose dufite, kuko yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, abe nkatwe. Niyo mpamvu rero turi ishusho y'Imana. Niyo mpamvu rero niba tuvuga, tukareba, tukumva, ibyo uko ari bitatu Imana nayo irabikoresha. Nimvuga ngo mbega ese reka mbishyire mu mpano, mvuge ngo impano yo kuvuga, reka mvuge ngo kuvuga mu ndimi, yego, ugahanura, ukazisobanura, uvuga ati Imana imbwiye gutya, uko ni ukuvuga, Imana ibivuze. Imana ishobora kuvugira mu iyerekwa ukabona videwo, hanyuma nyuma ikagusobanurira iyo utayisobanukiwe. Ubwo ndavuga ubonye videwo nk'uko tureba videwo kuri ekara bisanzwe ku mateleviziyo, cyangwa se ukaba wanayidonodinga muri telefone yawe, cyangwa se ukaba wareba kuri YouTube channel nk'uko tureba videwo bisanzwe. Ego, hanyuma hari no kumva ijwi ry'Uwiteka rivugana nawe, riguhamagara. Ibyo byose Imana irabikoresha nk'uko natwe tubasha kureba, tukumva. Ubwo ndavuga kubahakana ko Imana ngo itavuga, itagira ute. Ese Imana yaguhaye kuvuga ntivuga? Imana yaguhaye amatwi yo kumva ntiyumvayo? Imana yaguhaye amaso yo kureba yo ntireba? Uhakana ute? Ushingiye kuki? Uvuga ko Imana itavuga, uvuga ko Imana itumva, uvuga ko Imana rapifu itareba, idafite amaso, maze n'amatwi irayafite, iranukirwa ikahumurirwa nk'uko natwe bitubaho abantu. Rero reka mbabwire, tureke kwiraza inyanza, tureke gushaka kuzana ubwenge bwinshi, ahubwo twemerere Uwiteka tuyobora. Niyo mpamvu usanga abantu duhura n'ibibazo muri iki gihe byinshi bigiye bitandukanye, bitewe n'iki? N'ingorane twewe twiteje, bitewe no gusuzugura Imana, tugashaka kuyirusha ubwenge. Ugasanga abantu bari kwigira abafilozofe, ugasanga Imana yahaye umuntu ubwenge rwose, ariga araminuza, aba umuntu w'umunyabwenge udasanzwe, ariko agahakana ngo Imana ntibaho. Cyokora akavuga ati hari ibintu biba mu kirere bitegeka ikirere, cyangwa biba munsi y'isi n'ibindi. Bavuga ngo Satani ntabaho, abadayimoni ntibabaho, Imana ntibaho, Yesu ntabaho. Mbega bafite iyindi myemerere bemera, ariko buriya utemera Imana, hagati y'Imana na Satani aba afite icyo yemera, aba afite Imana yemera. Kuko biravuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Abami babiri, umuntu akeza umwami umwe, ntabwo akeza babiri. Imana ishimwe. Habwirwa benshi hakumva bene. Rero umunsi
wo ku cyumweru reka mbasobanurire, ni umunsi washyizweho n'abantu, ntabwo ari umunsi washyizweho n'Imana. No ku wa gatanu ni umunsi washyizweho n'abantu, no ku wa gatatu abasenga ku wa gatatu ni umunsi washyizweho n'abantu. Yego, kuri umuntu yishyiraho bati icyumba cy'amasengesho cyacu kizajya gisenga ku wa kabiri, kizajya gisenga ku wa gatanu, kizajya gisenga ku wa kane. So rero reka mbabwire ngo Imana yacu irihagije, ni nyembaraga, kandi icyo tugomba kubaha cyangwa se tugomba kwizera ni uko ibyo itubwiyeyo ntibeshya nk'abantu, icyo ivuze iragisohoza. Ni Imana isezeranye igasohoza, ni Imana ivuga ibintu bitariho ivumbi, amakuru afatika. Rero nkimara kwizera Imana, nkimara gukurikiza ibyo yambwiye, imbwira ngo njye mpindure nsenge ku isabato, ubwo nasengaga ku cyumweru nkahindura, ikantegeka ko ngomba kubibwira n'abandi, buri umwe uwo ari we wese. Rero niyo mpamvu mvuze ngo nje kubabwira ngo musenge ku isabato. Nababwiraga ngo iwacu ho ntago turi nk'abadive nyine bisanzwe uko abadive basenga, twe dusenga nk'abarokore, dusenga ku isabato, ariko twemera Mwuka Wera, twemera impano z'umwuka, nta muntu duheza. Muri make ni uko nguko. Nababwiye ngo itorero ryacu ryitwa PTCI, cyangwa se mu magambo arambuye The Party of True Church International. Rero bivuze ngo muhawe ikaze, murararitswe mwese, nshuti bavandimwe, aho muri, buri wese uzakurikirana iki kiganiro akabasha kubibona. Nzi neza ntashidikanya yuko muzabwire n'abandi. Dukeneye kumenya ukuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Narindi mbabwira ngo isabato ni iy'Imana, yarayejeje, iha umugisha, idutegeka ko natwe tugomba kuyigenderamo, tukaruhuka, tugasenga, tukayubaha, hanyuma ikaduha umugisha yuko twejeje umunsi w'isabato, ikatubuza ngo ntihakagire umuntu wikorera imitwaro, ntihakagire umuntu ujya kugira ibyo akora ku isabato, ahubwo umunsi w'isabato ube uwo kuruhuka no kuyisenga. Dusenga Imana, tureke gusenga umunsi wazanwe n'abantu, cyangwa se dusenga ibigirwamana, reka mbyite gutyo. Ubundi ibintu bitazanwe n'Imana, bitashyizweho n'Imana, biba byarashyizweho n'abantu, tukabyimika, icyo gihe tuba twimitse ibigirwamana muri twebwe. Rero hari abantu bimika ibigirwamana muri bo, ariko ntibamenye ngo mbega ibigirwamana twimitse ni ibihe. No gusenga ku cyumweru, no gusenga ku wa gatanu, ku wa nyuma w'isabato, niko twe tuvuga. Icyo gihe uba wimitse ibigirwamana. Kubera iki? Ni umunsi w'abantu, kandi wibuke nta kintu cyiza abantu twazanye kinezeza Imana. Abantu bakunda kuzana ibibi, kandi tukabigenderamo. Mwibuke n'Abagatulike hari ibindi bintu bazanye byo kubatiza abantu, bakababatiza ku gahanga, kandi umubatizo nyawo ni umubatizo wo mu mazi menshi. Mu mazi menshi niho dukuye imbaraga. Hari abajyamo bakavamo buzuye Umwuka Wera, bari kuvuga mu ndimi, bagahanura, ibintu bigakomera. Mwibuke na Yesu yabatijwe mu mazi menshi, avamo ngo Mwuka Wera ahita amumanukira asa n'inuma, ngo azira mu ishusho y'inuma. Rero bivuze ngo mu mazi hari icyo dukuramo gihambaye kuruta ariya badusuka ku gahanga. Haleluya. Ibyo nabyo nagira mbabwire, imibatizo, umubatizo wemewe ni umubatizo wo mu mazi menshi. Wo ku gahanga ntabwo wemewe, wazanwe n'abantu. Kubera iki? Ngo bari bagiye kwimika umwami, barangije barebye uburyo ameze, barebye uburyo yambaye, barebye imirimbo afite bitewe n'icyubahiro cye, barangije baravuga ngo uyu nguyu ntabwo tugomba kumwinika mu mazi ngo ajyemwo.
hanyuma bamusuka amazi ku gahanga. Umubatizo rero wo ku gahanga ni uko watangiye kugeza na n'ubu. Yari umupadiri, yari umwami bambe uje ngo bamubatize. Arangije bitewe n'ubuhangange afite n'icyubahiro n'iki, babigenza batyo. Kugeza na n'ubu rero abantu babatizwa ku gahanga bakavuga ngo babatijwe, nyamara kuriya ni ukubeshya. Natwe kera tutari twasobanukirwa twumvaga ko iyo mibatizo yo ku gahanga ariyo mibatizo, ariko reka nkubwire uriya mubatizo nawe ni uw'ikinyoma washyizweho n'abantu. Abatabibona batarahumuka amaso muhumuke. Narababwiye ngo icyo nje kubabwira ukuri kutagira imbereka, cyangwa se ukuri kuzuye 100%, ntaca ku ruhande. Abazagenda badukurikirana muzajya mubibona. Ntabwo rero twewe tuje kubabeshya, tuje ngo turi kugira ukundi kuntu bimeze tugoreka tugira. Ni umurongo umwe wo kugendera mu kuri, kandi mu kuri kw'ijambo, mu kuri kw'Imana ishobora byose. Haleluya. Hanyuma Imana iyo ikubwiye ngo kora iki ukagikora, icyo gihe birayinezeza cyane, kubera ko uba uyumviye. Reka mbigereranye nk'umubyeyi ufite abana, wenda tuvuge ufite abana 7 n'urugero. Muri abo bana 7 ufitemo abana 2 bakumvira, utuma bakagenda, ubwira bakabasha kukumva, ese icyo ukeneye bakabasha kuvuga bati uriya ni mama ni papa, bakakumvira muri make, bakakuba iruhande nk'abana bawe, mbega ntubabure, wabashaka ukababona. Icyo gihe uwo mubyeyi aranezererwa abana be. Rero n'Imana iyo ifite umuntu ubasha kuyumvira, yamubwira ati kora iki akagikora, yamubwira ajya aha akahajya, yamubwira ati bimeze gutya, mbega icyo gihe mukabasha kumvikana n'Imana neza, mukagenda kuri layini, mukagenda ku murongo w'Imana neza. Icyo gihe Imana bivaho kuba kwa kundi umuntu bisanzwe, ahubwo mukaba inshuti, ukaba inshuti y'Imana. Hanyuma reka nkubwire ibanga utaruzi. Wamaze kuba inshuti n'Imana, igenda ikubwira n'amabanga, ikaguhishurira ibyo abandi batazi, ikabikubwira. Hanyuma wowe ukaba ufite amakuru yuzuye atariho ivumbi. Niyo mpamvu rero nababwiye ngo iyo umuntu yegereye Imana, akayegera neza, akagendera mu byo yategetse, ntagendere mu byo abantu bategetse, ahubwo akagendera mu byo Imana yategetse, akaba ariyo ahanga amaso, imugirira neza kandi ikamutabara. Rero bivuze ngo nkimara guhindura nkava ku cyumweru nkajya ku isabato, nabonye impinduka mu buzima bwanjye. Hari amarembo yagiye afunguka, hari ibyari byarafunzwe byafungutse. Rero nawe ndakurarikira kuza ugasenga ku isabato, ukubaha isabato y'Imana. Hanyuma ndakubwiza ukuri ko imigisha izaboneka. Kubera iki? Wubashye iby'Imana yashyizeho, iby'Imana yantumye kubabwira kugira ngo namwe mubimenye. Buriya ntabwo waba waramenye icyiza ngo ukihererane, kandi ikigeretse kuri ibyo narabwiwe ngo ngomba kubibabwira namwe mubimenye. Niyo mpamvu rero narinje kubibabwira, mbabwira ngo isabato niyo sabato y'Uwiteka, niwo munsi Imana yaremye wo kuruhuka. Yararemye mu minsi 6, irangije ku munsi wa 7 iraruhuka, iwuha umugisha, iraweza. Iravuga ngo ntihakagire ibintu mwikorera, ntihakagire ibintu mukora, yaba n'abakozi banyu, yaba n'inka n'ibiki, n'abafite ingamiya, ntimukazajye kwahira ubwatsi, ntimukazagire ibintu mutunda ku isabato, ntimuzagire ibintu mwikorera, ntimuzajye gusenya inkwi, ntimuzagire ikintu na kimwe mukora. Ni umunsi wo kuruhuka, mukaruhuka mugasenga Imana, ibintu byose bigahagarara. Niba wacuruzaga ntujye gucuruza ku isabato, ahubwo niba wacuruzaga ku cyumweru
bambe waruhukaga ku cyumweru ngo niwo munsi wo kuruhuka, aho ngaho warabicuritse, jya uruhuka ku isabato, hanyuma ku cyumweru ugende ucuruze, kuko niwo munsi w'akazi, kuko ni uwa mbere w'isabato, ni umunsi w'akazi, ntabwo ari wo munsi abantu baruhukaho, dore ko abantu benshi baruhuka ku cyumweru ngo niwo munsi wo kuruhuka. Ndababwiza ukuri yuko uriya munsi wo ku cyumweru ni umunsi washyizweho n'abantu, ntabwo ari Imana yawushyizeho. Ikigeretse kuri ibyo, muzasome na Bibiliya, muzambwira, muzakore wenda research, murebe niba hari umunsi wo ku cyumweru uri muri Bibiliya ngo tuzasenge ku cyumweru cyangwa se ku wa mbere w'isabato, muzambwire. Abarokore bakunda kwitwaza ngo ni umunsi ngo Yesu yazutseho, ngo niyo mpamvu baba basenga ngo ku izuka rya Yesu, muri make ngo ni izuka rya Yesu. Abagatulika bo nyine barawusenga nabo, niba ariko babyizera simbizi. Ibyo bizera bo urabyumva, ni amacenga, si ngombwa kubivugira kuri kamera, ariko nabo bafite uko babyizera, uko basenga, bafite ibyo basenga bindi bigiye bitandukanye. Si ngombwa ngo njye kubivuga, ariko ngira ngo ntawe utabizi. Niba warasengeye mu bagatulike, hari ibyo bizihiza, hari ibyo batagatifuza, hari ibyo bikubita imbere, hari ibiki, muri make hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye abantu bagenda basenga bakizera, kandi koko kubera ko byabajwe n'abantu, bishyirwaho n'abantu, bibumbwa n'abantu, babisiga amarangi, babisiga amazahabu, babisiga ibiki, bagira ukundi kuntu babikora, ariko Imana imwe rukumbi yo mu ijuru ishoboye byose niyo tugomba gusenga. Imana ibampere umugisha. Ni Imana yo mu ijuru idatizwa amaboko, idakangwa na biracitse, ya yindi iyo yitumye gukora ikintu ntawe ubasha kuyihagarara imbere. Iyo ivuze ngo nje gukora iki, niba ije kugutabara, nta muntu n'umwe ushobora guhagarika ubutabazi bw'Imana. Iyo Imana yagenye kugutabara, niba yagenye ko ugomba no gupfa, nabyo tugomba kujya tumenya ko bibaho. Niyo mpamvu usanga umukire n'umukene barapfa, usanga umwana apfa, umukuru nawe agapfa, muri make tukagenda tubura abantu. Niba yagenye ko ugomba gupfa, urapfa, ibyo si igitangaza, bibaho nabyo. Rero niba yagenye ko runaka agomba kumera gutya, irabikora, nta wabasha kuyitangira. Icyakora dore umuntu umwe rukumbi wabasha kuyitangira, bitewe n'icyo yagamije gukora, ikivuguruza ikakireka, ni umuntu usenga Imana, uyiba hafi. Ishobora kuba yakubwiye iti, kubera ko abantu basenga bizera Imana, bizera ko ivuga, bizera ko itanga ubuhanuzi cyangwa se itanga iyerekwa, mbega bafite kwizera Imana muri bo. Ndakubwiza ukuri, haba igihe kumeneye ibanga y'ibintu igiye kugukorera. Nk'urugero, waba ugiye nko gupfa ikakubwira ngo raga ibyawe. Hari abami byagiye bibaho, hari n'abandi bwira ngo mubanze mwiyeze. Hari umuntu rero uba uzi kurira, akagenda agapfukama, akinginga Imana, akayibwira ati Imana, nkeneye yuko wampa andi mahirwe, nibura nkagira icyo nakora mu myaka isigaye. Yarangiza ikabihindura, urwo rupfu ikarukuraho, hanyuma ikamuha ubuzima, hanyuma ikamwongerera imyaka yo kubaho. Uwo nusenga, uyizera, uyizi neza, uyisobanukiwe, apana bya bindi by'ikigare. Abantu benshi bagendera mu kigare batazi Imana, ariko ndavuga wa wundi uyubaha, wa wundi wubaha Imana. Uzi kubaha Imana ni byiza, biranezeza, biraryoha. Iyo wayubashye nayo irakubaha. Nabashishikariza kubaha Imana, mukayisenga, mukava ku bigirwamana, mukizera Imana kuko niyo ishoboye byose, hanyuma mukubaha n'isabato yayo. Yego, kuko niyo ntego nyamukuru, cyangwa se nicyo cyari kinzanye kubabwira icyo bita isabato. Uhindure, niba wasengaga ku cyumweru usenge ku isabato.
nababwiye ngo hari abantu bavuga ati se ko tuzi ko abadive basenga ku isabato, ariko nababwiye ngo abadive basenga ku isabato ariko ntabwo bemera Mwuka Wera w'Imana. Haleluya, ari we utuyobora muri uru rugendo turimo. Rero reka nkubwire ngo wowe ukeneye gusenga, ugasengera ahantu bemera Mwuka Wera. Nta handi rero, ni iwacu mu rusengero. Ngwino tubane mu materaniro, tubane mu masengesho, dusenge, mbega ibintu bigende neza. Wageze iwacu muri PTCY, Imana yera igumye ibashigikire. Rero navugaga ku isabato y'Imana, navuze ko isabato ari iyera. Yego, nk'uko Imana yavuze ngo ndayiremye, nyihinduye iyera, nyishyizeho, ndayiruhutse. Niyo mpamvu rero uko yabitegetse, ariko tugomba kugendera muri ibyo ngibyo yategetse, tukareka kugendera mu byo abantu bategetse, bavuga ngo tuzasenge ku cyumweru kandi atari byo, bavuga ngo tuzasenge ku wa gatanu kandi atari byo, tuzasenge ku wa gatatu kandi atari byo. Ibyo ni ibyo abantu bishyiriraho, ariko umunsi nyawo Imana yashyizeho gusengerwamo no kuruhuka, ku baruhuka, ni umunsi w'isabato. Imana iduhana umugisha, nta wundi munsi. Haleluya. Rero nababwira ngo abifuza guterana natwe ni karibu, nimuze rwose, muzagira byinshi mwunguka, muzagira byinshi mumenya bigiye bitandukanye. Hari ababa bakeneye gusengerwa, turabafasha tukabasengera. Ababoshwe n'imyuka mibi ikabarekura, abafite ibyifuzo bitandukanye tukabasengera bigasubizwa, abarwaye indwara zananiranye kwa muganga, baburiye imiti, bagiye kwivuza mu mahanga, bakajya mu Buhinde, bakajya mu Bushinwa, bakajya mu bihugu bitandukanye bikanga, uwo nguwo ndamusengera agakira, kuko twahawe ububasha bwo gukiza indwara iyo ari yo yose. Haleluya. Rero indwara nsengera ni za zindi zananiranye, apana kuza ngo urwaye umutwe, kandi uwo mutwe wenda nuje nta gihe umaze, wagenda ukagura parasitamoro ugakira. Banza ugende wivuze, nubona byaranze ukanywa imiti. Wagiye mu bavuzi ba hehe ba kinyarwanda, cyangwa se mu bapfumu, abantu nabo bajyayo bagiye gushaka kugira ngo bakire. Wagiye ku badogiteri batandukanye biranga. Mbega aho ngaho, reka mvuge, hari Umwuka Wera akantu anyongoreye. Hari n'ababyeyi bagira abana babo, hanyuma baba bari ku mashuri, ugasanga umwana ahora arwaye, yamujyana kwa muganga bikanga, ugasanga igihe cy'ibizamini umwana yarwaye, yarembye. Muri make umubyeyi akumirwa, umwana ntakora ibizamini, ngaho imitwe, ngaho ibiki, ngaho mu nda, mbega ugasanga indwara zimuriho ibihe byose, mbega nizunguruka kuri we, nta kuntu atagize, byaranze. Mwa babyeyi mwe, muzana abanyu basengere, mbafashe nabo bakire, hanyuma bagubwe neza. Izo ndwara, ibyo bibafashe, bibarekure. Ababoshwe n'imyuka mibi, abadayimoni, abarozwe, abafite ibibaboshye bigiye bitandukanye, hari kugira ngo babohore, mbasengere. Rero Imana ntabwo impamagariye kuvuga ubutumwa cyangwa kuntuma gusa mbwira abantu ibyo yambwiye, ahubwo yampaye n'impano zo gufasha abantu. Hari abarota inzozi bakaziyoberwa, namwe ndabasobanurira. Hari abakeneye kumva icyo Uwiteka avugana nabo, apana bya bindi byo kuvuga ngo Uwiteka aravuze itavuze. Abakeneye ubuhanuzi bw'ukuri, duhari ku bwanyu. Reka mbabwire ngo rero ni karibu, kandi ni ukuri, duhari ku bwanyu, n'icyo Imana iduhamagariye. Rero reka mbabwire ngo bye bye, shalom shalom. Mwari kumwe na Dr. Apostle Nkundabose Happy. Wenda hari ababa bifuza kuduhamagara, kutwandikira se, abafite ibyifuzo bitandukanye, bakeneye ko tubasengera byabananiye, basengeye bikanga. Buriya reka nkubwire, hari igihe uba ufite ikibazo gikomeye,
ariko baba bati ningera imbere y'umukozi w'Imana aransengera kandi ndibuze kwakira igisubizo, kuko wizeye ko yagusengera ukacyakira. Icya mbere upfa kuba wizeye. Nushaka uba urwaye sida, nushaka uba urwaye kanseri, nushaka uba urwaye diyabete, nushaka uba urwaye indwara yananiranye ya yindi uvuga ati ntabwo bishoboka, nushaka uba ufite abadayimoni bangana gute, nushaka uba ufite amarozi bagushizemo angana gute, ndagusengera akavaho, indwara zigakira, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Rero nimero yanjye ya telefone urabanza guteranya, wandike 250, wandike 782 90 43 74. Haleluya. Reka nsubiremo, urandika akamenyetso ko guteranya 250 782 90 43 74. Shalom shalom. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Turabakunda kandi turabubaha, mugumye mubane natwe mu by'ukuri, kandi tuzi neza tudashidikanya ni kwa kundi nababwiye, kubabwira ukuri, kubabwira iby'Imana intumye, kubera ko mpari ku bwanyu, ndi igikoresho cyanyu, kandi ndi n'umugaragu w'Imana. Buriya Imana igutumye ugatumika ukavuga ibyayo ntacyo wongeyeho, birayinezeza. Rero murakoze, amahoro y'Imana agumye abane namwe, imigisha niyo mbifurije, kandi kugubwa neza no gutera imbere mu byanyu byose nibyo mbifurije. Amahoro y'Imana abe kuri mwe. Shalom shalom.